Muraho neza abakunzi bacu aradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizamini kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw ugere ku rubuga rurabigufashamo, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Kanda subscribe wasanga ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kujye kubona icyatuma ujya mu kizamuka gakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura icyo mu byapa byo ku mihanda. Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, birabujijwe gukata iburyo. B, tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C, kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, mu gihe kuri direct kugira ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A, birabujijwe gukata iburyo. Uri kubona ko turebeye ku birango harimo agafreshi gakata iburyo ariko gacishemo umurongo utukura. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urumva iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo binagufasha kuba wahita umenya igisubizo cya nyacyo. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayigukoreye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga byatonda umurongo bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, bigabanywamo amatsinda. Ariko se iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje ibihe bipimo by'uburebure. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikiso cya nyacyo. We hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda, ariko iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritonze umurongo atarengeje metero 50. N'uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma uba ugomba kuba utarengeje metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urengeje metero 500. Ndakeka ko nibaramuka bakoje ibinyabiziga bidakurikiza rino tegeko uzahita umenya ko ari ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Bibutsa ko kode ziri koneka waba urose mu gihugu, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe gukora kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Turangiza umwaka dufite ibyangombwa. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere, nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. None bino byapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ba iteka bigomba kumurikwa ku buryo ubibonera mu ntera ingana iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, metero 200. B, metero 250. C, metero 300. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano iso cy'ukuri urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nuko ubundi zino nzira za gari ya moshi ziba zifata ubuso bunini. Birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo gari ya moshi igiye gutambuka, bakoresha amatara yakura umuriro utukura agenda amyatsa. Iyo uhageze ugasanga uruzitiro rurafunguye, ariko ugasanga hari kwaka amatara y'umutuku agenda amyatsa, uhita umenya ko gari ya moshi igiye gutambuka kandi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Rero bakoresha amatara, ntabwo bakoresha ibyapa. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kwiga tubwira akarere urimo tukwigishe, waba uri kure, waba uri hafi, waba uri mu mahanga turakwigisha, ukazajya gukora ukazakora rimwe. Murabizi umuntu asigaye aba ari mu Rwanda akiga nko muri Amerika kandi bakamuha impamyabushobozi. Rero nibwo buryo dukoresha, babwita Google Meeting. Tugwarika ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukakwigisha ukazakora rimwe aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A 2, B 3, C kamwe, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Nibura kiba gitegetswe kugira kamwe. Hari icyo uzabona gifite 3, hari icyo uzabona gifite 2, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite uduhanagura kirahuri kamwe. Nibura kiba kigomba kuba gifite kamwe. Ndakeka ko rero waramusamo se. Ndizera ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe aba ashobora kuzimwa mu bihe bihe? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C iyo ari mu nsisiro. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, kubera ko urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rushobora guhuma umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A komeza imbere gusa. B aho kunyuranaho imbere. C aho guhagarara umwanya munini. D inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ibyapa byose bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kiba kiri kuvuga ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa, ntiwemerewe kujya iburyo, ntiwemerewe kujya ibumoso. Bakakunda kubikoresha nk'iyo bari kuyobya umuhanda, hari nk'icyako kidahoraho cyabaye nko mu muhanda, cyangwa se mujya mubona bakunda no kubikoresha nk'iyo umuyobozi agiye nko gutambuka. Ukabona hari imihanda runaka bagiye barafunga, noneho ibyerekezo bitegetswe kunyurwamo bagashyiraho bino byapa bitegeka. Kino cyapa rero hari abantu bakunda kucyitiranya na kino kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Ikivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe cyo aba ari ishusho ya mpande enye, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ubuso bw'ubururu harimo na kano gafresh kareba imbere, ariko ishusho aba ari mpande enye. Icyo uzahita umenya ko kivuga ngo
inzira y'icyerekezo kimwe cyangwa umuhanda w'icyerekezo kimwe, wa muhanda winjiramo ukaba utemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe waba uri kuwugendamo ntihagire ikinyabiziga na kimwe mwigera muhura. Ndakeka ko umenye kubitandukanya. Kino cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, kuko gifite ishusho y'uruziga, kikaba kivuga ngo komeza imbere gusa, nicyo cyerekezo gitegetswe. Kiriya kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe ni cya cyapa kiba kimeze gutya, ariko ishusho ntabwo aba ari uruziga, aba ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndakeka ko hano waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika wapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu, ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku. Buri tara hari icyo riba risobanuye bitewe n'iryo usanzemo. Ugeze hariya kuri feruje hayoborwa n'ibimenyetso bimurika ugasanga harimo umuhondo, ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese iryo tara riba rikubwiye iki? A, kongera umuvuduko, wahagera ugahita wongeza umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wariho, cyangwa se ukagumana umuvuduko wariho ugakomeza. C, kwitegura guhagarara cyangwa ukitegura guhagarara mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gufata feri cyane, cyangwa se ugahita ufata feri cyane. Hano urabona igisubizo kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni se kwitegura guhagarara. Ubundi mu gihe usanzemo umuhondo uba ugomba kwitegura guhagarara, kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu ki, mu mutuku. Kandi icyatsi ubundi kiba kivuga ngo mugende, uburenganzira bwo kureba icyo kimenyetso. Umuhondo ukavuga ngo itegure guhagarara, ariko mu gihe uri kubona utari warenga umurongo ushaka kuba wahagarara iyo harimo umuhondo, kubera ko impamvu bashyizeho umuhondo ni ukugira ngo ibinyabiziga byamaze kwinjiramo bigende bitabangamira ibindi binyabiziga. Nuvuga ngo niba hatse umuhondo bivuye mu cyatsi, birashoboka ko hari ibinyabiziga biraba byamaze kwinjira byarenze wa murongo wo guhagararaho. Rero ibyo binyabiziga haka umuhondo kugira ngo bigende, mu gihe utari wawurenga ushaka kuba wahagarara. Noneho hagahita haka umutuku uvuga ngo hagarara, hakaka umutuku. Bya binyabiziga byari byamaze kwinjiramo byose byamaze kuvamo, kugira ngo bitabangamira indi migendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ese ukurikiranye na za romoroki ni ukubera iki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba cyangwa se ikoni. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, ari byo mwita rotorovizeri. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo bikurinda umuyaga. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Niba umuyobozi wa romoroki ari kukureba ari imbere, ukaba wamwegeye cyane kandi n'ubona atwaye rukururana, ashobora kutakubona. Ariko mu gihe wasize umwanya uhagije hagati yawe n'iyo romoroki, agera kurebera muri rotorovizeri, ku buryo ashobora no kureba imbere yabona nta cyago gihari, nta kinyabiziga cyaje, akaba yaguha ibimenyetso byo kuba wamunyuraho ugakomeza urugendo rwawe, dore ko biriya binyabiziga kenshi bikururana biba biri kugenda gake. Rero umuha umwanya uhagije kugira ngo bimufashe kukurebera mu ndorerwamo, nabona imbere nta kibazo gihari, abe yaguha uburenganzira umunyureho. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku mipime ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B, imbere ni metero 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, na B, imbere ni metero 1 na santimetero 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, noneho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Impamvu duhisemo a gusa nuko kuri b bavuze ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, kandi byakagombye kuba imbere metero 2 na santimetero 70. Ubwo niba baramuka bagihinduye bakakikubaza mu kizamini bakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ndizera ko rero waramutamo a, ndizera ko waramutse kwandika uwa papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese icyo gice gihera cy'imizigo kiba gishobora kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. B, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C, itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cyanyacyo. Turahisemo D rero, ndizera ko nicyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Tubwira ko rero ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code iyo ari yose waba ukeneye urangiza umwaka ufite uruhushya. Abantu bafite impushya zenda kurangira cyangwa zarangiye ariko bakaba bari wenda zimaze umwaka umwe, biba bishoboka ko ushobora kuzongeresha. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw, ukagera ku rubuga urasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubana ikibazo. Ikintu ukeneye kwiga tukwigisha uburyo ubwo aribwo bwose ushaka. Iyo uri kure cyangwa uri hafi ufite akazi katagukunda uze twere mu ishuri tukwigisha mu buryo bwa online. Iyo uri hafi ushaka waza tukakwigisha uri mu ishuri. Gukora no gukora rimwe tugahita dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College, kandi igihe gisigaye twabibafashamo mukarangiza umwaka mufite ibyangombwa. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo iba yatuma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa se ahaterera. Noneho feri yo gutabara ni ya feri ikoreshwa mu gihe feri idakora neza, bahita bakoresha feri yo gutabara. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya feri iba irimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atari mu kinyabiziga. Iyo niyo bita feri yo guhagarara umwanya munini. Naho iyi ngiyo ni feri y'urugendo. Ndizera ko ibyo bibazo bitatu babaza uzahita ubikora ko ndabigusobanura. Feri y'urugendo ni iyi ngiyi bavuze, ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe nyabwo, cyaba kigeze ahacuramye cyangwa se ahaterera. Feri yo gutabara ni feri ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Naho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi ituma ibyuma bikomeza gufata bigakomeza kwegera nubwo umuyobozi yaba atarimo. Rero ndakeka ko niba ari kubaza uzahita ubikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga
kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turawisemo D rero, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Icyapa kiba gifite ishusho. Iyo uvuze ishusho bari kuvuga ngo ese icyo cyapa ni uruziga, ni mpande 3 cyangwa ni mpande enye, kikagira ubuso ni hari haba handitse ibirango, kikagira n'ibirango. Hari ibyapa biba bifite imizenguruko, hari n'ibyapa biba bidafite imizenguruko. None iki cyapa cyo kiba gifite ubuso bw'amabara asate. Batubajije ku buso gusa. A, ubururu. B, umweru. C, umutuku. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso busa n'icunga rishishe, harimo akanyuguti ka P. Hano bari batubwiye ngo ubururu, umweru, umutuku, ntabwo bigeze bashyiramo ngo icunga rihishije. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Usubiye kuri tubicano yanyu Rwanda Driving College ukareba iriya video y'amakoto n'ibyapa byo ku mihanda, wayisoza nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Cyangwa unyandikire kuri WhatsApp 0788351626 nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira. Icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza. Ese kirangwa n'ibimenyetso by'amabara asate. A, umukara n'umutuku. B, umukara n'umweru. C, umweru n'umutuku. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ni umweru n'umutuku. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Impamvu wagishyiraho ni ukugira ngo utabona inzira ishamikiye ku muhanda urimo ugahita uvuga ati mbonye umuhanda w'ubusa mukawucamo, wagera imbere ukabura inzira. Rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango kimeze nka T. Akarongo gahagaze kaba gasa umweru, gatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Bari batubajije amabara y'icyo kirango, aba ari umweru n'umutuku. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kubonera kugira video twabakoreye. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho ahakurikira. Ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegereye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Zibemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho. Nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Hano hari ahantu ubonye ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, oya bavuze mu nsisiro gusa. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo.
ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona ikibazo neza neza bakikwaje kimeze gutya, ariko kuri A bakaba mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uhita uhitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe bavuze mu nsisiro gusa uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bavuga mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, icyo ngicyo nicyo kiba ari igisubizo cya nyacyo, kuko zino mburazi muri zemerewe gukoreshwa kugira ngo umenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndizera ko waramutse amode, ndizera ko waramutse ukandikaho wapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Romoroki zihe? A. Romoroki ifite feri y'urugendo. B. Romoroki idafite feri y'urugendo. C. Romoroki itarenza kilograma 750. D. Nta kibazo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze romoroki ubundi ni ukuvuga ngo ni cya gisanduku cyangwa cya gikontineri kiba kiri gukururwa ariko kidafatanye na kariya umuyobozi w'ikinyabiziga aba ayicayemo. Ubundi kiriya gikontineri kiba gisa nkaho gifatanye na kariya umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo, icyo bita makuzungu. Mujya mubibona kwa zino modoka zitwara ibicuruzwa ugasanga ntabwo ari rukururana ariko ifite igikontineri, iraba yita makuzungu. Noneho iyo ifite ak'umuyobozi w'ikinyabiziga yicayemo hakazaho kiriya gikontineri kigafatanye nako, hagacamo imigozi, hakagira ikindi gikontineri kiba kiri gukururwa. Icyo kiri gukururwa haciyemo nk'imigozi iri kugikurura, nicyo bita romoroki. None hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Romoroki idafite feri y'urugendo. Nuvuga ngo uburemere bwa romoroki iri gukururwa ntibugomba kurenga 1/2 cy'ikinyabiziga kiri kuyikurura iyo romoroki idafite feri y'urugendo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikanye kwa papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro ijoro rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu iyo ntera: A. metero 100, B. metero 75, C. metero 25, D. nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 75. Ubundi kino kibazo hari igihe uzavuga ngo ni metero 100, hano duhisemo metero 75. Kubera iki? Ubundi amatara maremare y'ibara rye cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika muri metero 100, ariko iyo bavuze ngo bagahita bashyiraho ino kondisiyo bakavuga ngo kumurika mu ntera ikurikira ngo ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, amatara maremare yabyo y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika muri metero 75. Ariko batabyongeyeho bakavuga ngo amatara maremare amurika mu ntera ingana iki, uzamenye ko ari muri metero 100. Ndakeka ko uko bazakikwaza kose uzahita ugikora. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikanira ku papuro. Turahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 18 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo vuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuva umuhanda, bigaragazwa ku buryo mu gihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe nuko ibintu bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi. Hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe cy'ukuri. A. Nyuma ni amatara abiri atukura. B. Iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangamurumbara risa n'icunga rishiye cyangwa ry'umuhondo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa se ry'umuhondo. Wari wahisemo A iba ari ikibazo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari ikibazo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu bikunda kubaho cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, ukabona umuyobozi w'ipikipiki yayivuyeho ari kuyisunika. Ese aba agomba gufatwa nkande? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A umunyamaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umunyamaguru na B umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyaba cyamupfiriyeho, uba ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndizera ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikana ku gapapuro. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameze atya. Iyo video namaze kuyigukora iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Iyo ubonye utari kuyibona unyandikira kuri WhatsApp nkahita nyiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande 3 kimenyesha. Bino byapa dukunda kubibona bikoze mu ishusho ya mpande 3. Ese kiba kimenyesha iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ibyago, B ibibujijwe, C ibitegetswe, D nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari ikibazo cy'ukuri, B ikaba atari ikibazo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikibazo cya nyacyo. Wi hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A ibyago. Bino byapa biburira bya mpande 3 dukunda kubibona mu nzira nyabagendwa, nk'igihe wenda wari utwaye ikinyabiziga utwaye ikamyo igupfiriyeho. Ntiwayiterura mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande 3 ugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari mu muhanda nibaza bagisanga bakahita bakibona, bamenye ko hari icyago mu muhanda. Rero kino cyapa kiba kimenyesha ibyago. Ndizera ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikana ku gapapuro. Tarawahisemo. Ndizera ko kino kizame kiramutse kigarutse wahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu gigufashije. Kanda subscribe basika ngo ikintu cyose kizeho ni cyatuma ujya mu kizamu gakora rimwe gahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Amasomo ngenda mbashyiriraho, ibizamini ngenda ashyiraho, ndetse na biriya bibazo ngunda gupostinga iyo uri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubigufashemo, tugufashe kwiga ujye mu kizamu kore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ugasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20 ukihugura neza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uramutse ukeneye isomo bitewe n'ibiri kukugora ubyandika muri comment ugakanda subscribe, iyo ndishyizeho uhita uribonera ku gihe. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.